Salama be. Namaga papa. Yutse wikesha umeze neza. Sawa bigenze tesha. Babifashe neza. Mwana. Fata. Kise wanya n'imbwa. Mva mukuru wanjye. Ntabwo haba umusuzi gusa we. Buriya nijoro gatata ubwira. Isara yantira ngirange. Imbuza maho. Sakira z'ijoro. Nabyutse mbiye bikonje. Buriya mu gitondo turiye bishyushye. Ubu mu nda yanjye harimo intambara y'ibishyushye n'ibikonje. Impamvu uri kumva kisha hasi n'ikisha hejuru. Ifoto dufite mu nzira ngo izina ry'Imana. Hakugura nazaba umugabo wowe. Ceceka. Nje ntabwo naje hanga ko abuze gukora udufaranga twatwandikiza n'ikize. Nje naje kuri misiyo. Ubona nzabakira muri yo gakirana imbaho. Ndatuka boss wacu. Ubu nari mfite icyana cyanjye aragutwara. Ubu ndi kuri misiyo. Hakaba kubihe wakiyemera. Icyana cyawe. Hakugora bana watete umuvuga boss yatwaraho. Ariko wabiretse ko nta cyubahiro kiba munsi y'umukanda. Ubundi bikigaye. Ngewe Kigali ibyo Kigali byibonere ndakiraho ndetse mvadakiraho mubwigiye naze muri Kigali nubwo ntabwo ngifite bakimagina nawe gatumenya umwaka pira kwara bamwana ubona hariya ndareba hariya nahanya yakira ibihuru none muri rompe bahari baje bataka noheri y'abana uvu mu cyece cy'inganza jewe ngo mwayitira ubwire uri toto umwana mbabwire je hariya self family hari nahaje bakuru biyedi byumweri wowe bibiri hari bikumva hariya kumuhimakiri wa roptisi hariya je narakoze hariya bene byo tubyora ntabwo tubashyiurire nta kibazo akobonyera mwana bazabakirana tamuremwe ikibejo warange numiwe boss aragarazira mutafa barangiye kuki boss urabizi ingingo zaho ku cyangwa ndebaho rwose nazicafsha bya zinkweto za boss ku cyangwa ubu nakajya ariko gapa gira uburyo uri boga nawe nabibonye se ahantu hose niko bavuga boss baraganije bamugira inama kuri rimwe nawe ujye usuzuma nyine ubwira nyamugira inama nuko yigira ikigori baza none wakubisemo iyi nkweto ya boss kimanukira ukajya hariya mu cyaro ngewe gapatana temu ate wumve ireba uburyo imeze nabi kimanukira ukajya mu cyaro harisi yakanja siko na gitifu yavuga ati uyu muntu simugira muri uyu mudugudu ngewe kazi ndebe nanjye uyashyira muri yewe gapata shyiramo ingoti ya boss nayo shyiramo ingoti ya boss nayo asanze mariko yamitana gapata barengeye akoresha sibyo bakubwira ngondo shaka pa platinum zone njya numva muri Tanzania kazi reka gapata di vie platinum zipe vie bar boss rero bakimwe tazazikomeza taza gucicira mu nzira rwose nta kindi ntacyo narengeje rwose akwica kwamisha watetse icyayi cyari boss ane gurira ku meza nda mbasha wino hano tuvuga meze bite ko mamagaye boss sawa sawa kiza biki kama nakuye ko namukinira urgirone Mase njya hari nyama mbonanye hano
Unese izo ujya kuzibona ko bigo ngo waheruke cyane ko bigo ngo wahinze kuba. None se ikibazo cyabaye ni iki? Gusa ni ndayi usinguza ugaru ujyana ugaru. Uriya ntabwo ari indaya n'isheri wanjye. Shira wese nabibona ikigali shira wawe. Udire ngura mubaze. Mubwira zano mbanze. Sheri ngura namubwira. Ntabwo ari ngombwa ko tuvugana hano hanze. Tuvugana hano mu nzu. Ntabwo igwada ikigali shira wawe ushaka. Ko mbona mugiye kwicaza? None se ahubwo we nuzi kwakira n'abashyitsi. Mitsingi. Kera umushakire mitsingi yari yanditseho hariya hirya ku muhanda barazifite. Yanditseho ikonje. Ndaje. Banguka sha. Niko. Cya kirara se sha bwamenya ni gute. Ko mbona ari umuntu w'ikirara udashobotse. Urabona uzamushobora. Ariko n'isheri wanjye ntabwo ari ikirara. Ni sheri wawe. Uriya ni ikirara jewe rega hano se ayo mazu yose ntiwayibonye. Ayo yose n'ayanjye kuva hariya ku muhanda kugera hano. Mfite abapamwe batandukanye rero urutse inyungu tubona mu gipangu nemewe kubamo hano. Abandi bose ntabwo babamo hano. Ariko buri mwanya hazana agakobwa kazanye sikagaroje none ejo bundi ikintu cyambabaje. Azana agakobwa k'agaturage kameze nk'agaturage kivire mu cyaro kumwe. Agira gutya agatera inda. Ibyo bitarashira sashize icyumweru ahubwo. Mbone haje n'undi nawe yamuteye inda. Ubona abakobwa babiri bose. Kandi wowe nkurikije uko mubona. Ubona rwose udakwiye kuba wabura ejo hawe hazaza kubera umuntu w'inzererezi nk'uri. None se wangiriye inama nkora iki? Numva twakora iki? Nuko wenda nkugira inama wenda wanavuga ngo n'iki ariko sinakugira inama nk'umuntu nyine ndabona kabisa yaba kwica ejo hazaza. Buriya rero iyo umuntu aguciye inyuma we ntugerageje kumwishyura ajya ngo we nta bwenge ufite. Urabona ngo izo nshuro zose yaguciye inyuma numva nawe washaka ukuntu wamuca inyuma kugira ngo wafate isomo. Nyine ngira inama y'icyo twakora dukora iki? Ntabwo yahubwo reka mbere nyine ubwo urumva inama ngiye nakugira gushaka nyine uburyo ariko n'ubwo wenda ushaka kumva ko ari ibindi bintu by'iki ariko nawe washaka uburyo wazamuca inyuma. Gusa umusheri nawumukura ariko n'abasheri bose nari mfite nabaretse ko nari nzi ko mbonye umuhungu uri serious tubande. Ariko ntacyo nyine kubera ko uri umuntu wanjye nta kundi nagufasha ese mbigenze kuko ngewe mba nshaka kugira ngo ejo hawe hatazapfa kubera iki kubera ukuntu umuntu w'inzererezi nk'uri udafite ejo hazaza ugasanga ku kiki ejo hazaza ngo nagufasha nyine nakundi. Hari n'ibisi? Ngiye ndumva nta kibazo wamfasha. Reka gira kugira ronze ugire wahenye muntu uzawahenye mu muryango nyizere. nyine numvise urugi ruvuga njye nabihehe tuza kumva ibivugira amana Wabaye iki se kandi? kumva abantu barimo babiri nyine niba bari gukina bagiye cyako sinzi cyabereyemo sinzi cyabereyemo Wowe baragira iki? harimo abantu nyine babiri hagutikana unegezeho biryoshye niyo numva amakuru neza Uragira nte? bwakise kandi wowe